Umuhanzi Ben yongeye guhura n'umuhanzi Bruce Melody ku rubyiniro. Aha ni mu bihembo bitangwa na Isango na muzika kubera ko The Ben yatwaye igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka. Iwacu Bruce rero kubera ko yasezeranyije Isango na muzika kazajya haba kubera ko yatwaye ibihembo bitandukanye mu bihe bitandukanye muri irushanwa cyangwa se muri ibi bihembo batanga. Niyo mpamvu Bruce Melody yahisanze hanyuma bikarangira The Ben ari utwaye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka. The Ben na Bruce Melody ni abahanzi bamenyerewe mu ihangano by'umwihariko ry'abafana by'umwihariko ku rwego rutagize rubaho kubera ko Bruce Melody na The Ben bivugwa ko ari bo bahanzi ba mbere babiri mu Rwanda, gusa bamwe bati Bruce Melody ni uwa mbere abandi bati Ben ni uwa mbere. Biragoye gucanga aba bahanzi cyangwa se kubavangura kubera ko ni abahanzi bose bakomeye b'ubukombe muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaba mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. The Ben yatwaye ibihembo bitandukanye ku isi hose cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga, na Bruce Melody nawe atwara ibihembo bitandukanye ndetse yitabira amarushanwa atandukanye ku ruhando mpuzamahanga. Bruce Melody afite ibihangano byinshi hanze ndetse byakunzwe n'abatari bake, ndetse na The Ben nawe afite ibihangano bitandukanye ku isi byakunzwe n'abatari bake. Gusa aba bahanzi bose ni abahanzi bahora bahanganye by'umwihariko mu bafana babo, kuko ku mbuga nkoranyambaga usanga bari kubagereranya umusubirizo, komenti ibihumbi n'ibihumbagiza, bamwe bati Melody abandi bati Ben. Impaka rero nibyo bituma showbiz iryoha, gusa iyo hajemo guhangana bikarenga urugero hari igihe birangira hajemo ibigize ibyaha cyangwa se gukora ibyaha. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abafana ba The Ben cyangwa se ba Bruce Melody tubasaba gufana neza, bafana mu kinyabupfura, bakarinda kurengera, kuko uzarengera amategeko azamugonga kandi azabiryozwa by'intangarugero. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nyine twahirize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.